Nshuti mukunda kandi mukurikira Margaret TV Rwanda, twongeye kubasuhuza rero nanone nk'ibisanzwe ni Nikodemo. Tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi bivugwa, nta guca ku ruhande. Tugiye kuganira ku muntu witwa hari umukinnyi wa filime w'umukobwa umaze kuba icyamamare rwose muri sinema nyarwanda uzwi ku izina rya Nyambo, ndetse n'umukinnyi wa filime rimwe na rimwe ariko by'umwihariko akaba umubyinnyi witwa Titi Brown. Abo bantu tugiye kubaganiraho uko ari babiri kandi nta n'ikosa rihari. Tugiye kuganira namwe mudukurikiye kuri Mag TV Rwanda, mutubwire ese murabyumva mute? Ese ibintu byabaye ni ibisanzwe cyangwa murabibona muti? Ese ubundi urukundo rwa Nyambo na Titi Brown kuva mu itangiriro, bagitangira gukundana babitangiye babyita best friend. Best friend turabizi neza ko ari inshuti ya bugufi cyangwa se inshuti y'akadasohoka, niko babyise. Ariko mu by'ukuri inshuti zabo za bugufi cyangwa se ukurikije ibikorwa bakoraga wabonaga yuko atari best friend, ahubwo bari inshuti, boyfriend and girlfriend. Igihe kiragera barakomeza baratubeshyabeshya, abandi tukabyemera abandi ntitubyemere, ariko njyewe nakwemera ibyo bavugaga, navuga ko bari best friend koko. Igihe kiragera mu minsi ishize yatambutse tuza kumva ngo baraburekinze, ngo ntabwo bakiri kumwe, umwe yasize amafoto asiba andi kuri social media zabo, ntawe ukireba undi, ntibakivugana, ntibagihura, ntibagikorana, ibyo birarangira. Ariko kubera ibintu byateye by'amaprank, twari tuzi neza ko byanze bikunze wenda ushobora gusanga ari prank, bazagera aho bagasubirana bakaba banakora ubukwe, cyangwa ntibanabukore bakaba babana nk'umugore n'umugabo, kuko nabyo birakorwa. Urugo si bisobanuye ubukwe. Ubukwe ni bwiza, ariko n'abatarabukoze bari mu ngo kandi barubatse, ziranakomeye kurusha na ba bandi ahubwo banabukoze. So muri make rero icyo nshaka ngo tuganire, nyuma yaho amakuru yaje kugaragara yuko Nyambo yabonye undi mugabo, yabonye undi mufiyanse. Bidatinze tuza kubona umuntu witwa Titi Brown agaragara kuri social media avuga yuko yabaye disappointed mu rukundo, Nyambo asa naho yamubenze, yamwanze. Mu minsi ishize Titi Brown aranabyivugira avuga yuko ari muri depression yatewe n'uwo bakundanaga. We noneho avuga yuko bakundanaga yari amuzi ABCD, ngo kuva ku ino kugera ku musatsi. Ntamwumvise abivuga ari kwa Sabe, niba ari kwa Sabe niba ari kwa Chita sinibuka neza, niba atari kwa Irene, ahantu nk'aho. Ariko mu by'ukuri kuki yahamije ko yakundanaga na Nyambo ari uko yabonye Nyambo yabonye undi mufiyanse? Ibi bintu njyewe nabikuramo nk'isomo hagati y'abantu bakundana. Igihe cyose mugiye kubakira urukundo rwanyu ku kinyoma, ntago urukundo rwanyu rwaramba. Ku kinyoma gute? Ese niba Nyambo na Titi Brown baragiye mu rukundo, wenda bakavuga ati reka twe kubigaragaza, kuki biyise best friend? Tayari ikinyoma cyahise kinjira mu rukundo rwabo, kandi ikinyoma ntikiramba. Njyewe navuga yuko ari nacyo cyashenye urukundo rwabo. Ibintu bipfira kare. Iyo ugiye kubaka inzu, fondasiyo ukabanzaho rukarakara, undi akabanzaho amabuye, iyo nzu ntabwo iba ikomeye kimwe niyo wa wundi wubakishije rukarakara. Umuyaga nuza, ibibazo nibiza, byanze bikunze ntago abantu bashobora kuresista mu buryo bungana. Inzu yubatse ku mabuye niyo izasenyuka. Rero Titi Brown, ugenzure neza niba ari nawe watanze igitekerezo cyo kuba muzitwa best friend, niba ari na Nyambo wagitanze, ariko uwatanze iyo ID niwe washenye urukundo mwari mufitanye.
abantu baravuga ngo Nyambo ngo impamvu ngo yanze Titi Brown ngo Titi Brown ngo ni umukene ngo nta kintu yari kumugezaho ngo ugereranyije n'uwo yabonye, ariko ndakwibutsa yuko Titi Brown siwe musore ukennye mu mujyi wa Kigali ku buryo atajya mu rukundo na Nyambo, kandi ukurikije ukuntu Titi Brown ari umuntu uzi gushakisha ubuzima, yanabishaka n'ibyo atarabona akaba yanabigeraho. Rero ntago navuga yuko Nyambo yakoze ikosa nanone kuba yamuretse, kuko bibaho kuba wabana n'umuntu mugakundana igihe kikagera ukavuga uti uyu muntu ariko uko namutekerezaga siko ndimo kumubona, bikaba byatuma wenda uyu muntu ugira ute umureka, bitewe n'uko ibyo wabonaga uyu munsi atari byo ukibona. Birashoboka cyane cyane noneho ku gitsina gore ko byirihuta cyane, si nk'abagabo. Umugabo yagukunda nta n'ikintu ufite, ariko umugore yagukunda bitewe n'uko wenda hari ibyo abona azagera iwawe akaba comfortable, yahageraho akabona nta bihari yanakureka, birasanzwe, si Nyambo waba ubikoze bwa mbere. Rero ikintu nashaka kuvuga, ntago ndimo kwishima kuri Titi Brown kuko ni umugabo mugenzi wanjye, ari mu rukundo, mu by'ukuri yagiye mu rukundo rudahari, bubakiye ku kinyoma. Ikindi ndashaka none kwitsa kuri Nyambo, ese Nyambo ikintu mu by'ukuri cyatumye utandukana na Titi Brown, ntago wenda mwigeze mujya kuri kamera ngo muvuge, ari nabyo mbashimira, ntituzi ibyo mwapfuye, ariko nanone ubaye warakurikiye ubutunzi utasanganye Titi Brown, navuga okay, Imana izaguhire uzabona amahoro muri ubwo butunzi. Rwose Imana izaguhire, ugire urugo rwiza, ugire urushako rwiza, ubyare hungu na kobwa, ugire ubutunzi muri byose. Ariko buriya nanone ikintu nshimira Nyambo, ikintu ngushimira ni kimwe, aho kugira ngo ubane na Titi Brown mumara n'umwaka umwe cyangwa imyaka 2, 3, 4, 5, 10, nurangiza usige Titi Brown mu rugo, usubire muri ghetto, ujye gusubira imihanda guhasoringa, icyo kintu wagihisemo mbere umureka mutaragera mu rugo, ari nabyo bintu ngewe numva nagushimira. Uraruta ba bantu bagera mu rugo akavuga ati ariko n'ubundi naribeshye, nari nzi yuko utunze ikibanza, nari nzi yuko ufite imodoka ABC, nari nzi ko ufite ibi n'ibi, none ntabyo mbona, uri baringa, n'ubundi bambwira ko tudakwiranye. Ibyo bintu ukaba watangira kwicuza muri ubwo buryo, bikaba byatuma uva mu rugo. Wahisemo kuva mu rukundo ariko ntiwavuye hehe mu rugo. None se ubu ngubu twagereranya, okay, ntabwo nshaka kumentioninga wenda abantu bakoze ubukwe b'abakobwa bagasiga abagabo tutazi ikintu bapfuye, atari ko umugabo yamunaniye, ariko kubera yuko umukobwa afite irari ry'ibintu byinshi atari satisfied, agahitamo kudroping out mu rugo akaruvamo, kandi tukamubona imihanda, n'ubundi abaho mu buzima nk'ubwe bagaho muri ghetto. Abo bantu barahari, tugiye gutanga ingero muri comment mwaza kuba tubwira, ariko njye sinshaka kubavugaho, ariko barahari. Rero icyo kintu rwose mbonye Nyambo namufata mu kiganza nkabwira nti warakoze. Titi Brown nanone si wowe wa mbere ukoze break up, twese twabaye break up, imitima yacu yarashize, si ubwa mbere dukundanye kandi twagiye tubivamo nyuma yaho tukabona abandi. Ibyo rero nta birenze bro, bihangane bana, uzabona undi muntu azaza yomore ibikomere byose ufite. Waravuze ngo ntuzongere gusubira mu rukundo. Umuntu wese ufite agahinda ari igihe afata umwanzuro kubera akababaye, ariko iyo umaze gushira umubabaro ugenda wivuguruza kuri bya bindi wavuze. Ugomba kuzashaka indi nshuti within a certain period of time, ntago tuzi ngo ni ryari bizafata, ariko
igihe kizagera uzashaka undi mukunzi. Rero icyo nashaka kukubwira we Titi Brown, nibyo urababaye rwose, ariko icyo nakubwira kiri kimwe, aho kugira ngo Nyambo azagute mu rugo, reka gusige urwo rugo utararujyamo, nta na depanse wigeze ukora, nta nkwano watanze ABCD, nta bintu runaka bya danje wigeze ukora, nta mwana mwabyaranye uvuga uti uyu mwana agiye kuba disappointed, uyu mwana agiye kuba inzirakarengane. Nyambo abikoze hakiri kare rwose, ndanamushimira. So wowe Titi Brown, ukora akazi kawe neza, ukora imishinga yawe neza, ubundi ushaka ubuzima, ushaka amafaranga, ahubwo wige uvuga utari ko Nyambo ni irihe somo asigiye mu rukundo, ese ampowe iki, ikintu aguhoye aba ari cyo ukosora. Ahubwo niba nta n'igihari ari we washatse kugenda nta mpamvu ufite, ubwo byanze bikunze we live by experience, ugeze experience utari waragize mu buzima. Rero muri rusange ngewe ku bwanjye numvaga ngomba kugira comment ntera kuri ibintu bijyanye n'urukundo, nkagira inama Titi Brown ndetse na Nyambo, kandi tugomba kubaha amahitamo ye. So nshuti mudukunda kandi rero mudukurikira kuri Mag TV Rwanda, mutere comment, ese mwebwe murabyumva muti uru rukundo rw'aba bantu ubundi mwabonaga ruzaramba? Ese niba mwarabonaga ruzaramba, murabona ari iki gitumye rusenyuka? Ni umukobwa wakunze ubutunzi, dore ko bavuga ko umuhungu ni umudiaspora. ABC yaravuze ejo bundi aganira na Chita kuri telefoni, aravuga ngo uyu mugabo afite mushya ngo yari yaramusengeye, ngo yujuje ibintu yifuzaga mu mugabo. Bisobanuye ngo hari ibintu Titi Brown atujuje bijyanye n'ibyo Nyambo yari akeneye. Hari ibintu Titi Brown atujuje bijyanye n'ibyo Nyambo yari akeneye. Niyo mpamvu Nyambo yavuze ngo uyu mugabo mushya ngo yujuje ibyangombwa byose yifuzaga mu mugabo. Kandi rega si Nyambo wenyine, ntimumutere amabuye. Bibiliya iravuga ngo kwifuza k'umugore ngo kuzaherera ku mugabo. Ni ukuvuga ngo rero ibyifuzo bya Nyambo, ibyiyumviro bye, yumvaga hari ahantu bigomba kuzurira, ariko muri Titi wenda byari biri kuri 60%. Bigeze mu rukundo rushya rw'uyu mugabo, biza noneho wenda bisendereye, cyangwa se bigeze kuri 90%, kuko ntawe ubyuzuza 100%. Ntabwo wabyuzuza, ntabwo bishoboka, urumva, kuko n'umuntu ubwe ntiyiyuzuza. Rero rwose Titi Brown yakire, ufate igihe witekerezaho, ukore imishinga, wiyigeho, wirivayizinga ubwawe, uzongera usubire mu rundi rukundo, kandi uzabona ko urwo rukundo ari rwo rwari rugukwiriye. Hanyuma Nyambo nawe twe kumutera ibuye ngo yakoze ibya danje, nta bidasanzwe, tumusabire umugisha, azagende abyare hungu na kobwa, atunganirwe. Abanyarwanda dukomeze tubane amahoro. Rero nshuti bakundwa mudukurikira kuri Mag TV Rwanda, twagira ngo tuganire kuri iyo topic yari imaze iminsi ivuga cyane, imihanda. Namwe rero mutange ibitekerezo byanyu. Bye bye.